Ikaze kuri Gospel TV. Reka uyu munsi dukurikire Vatikani i Roma mu Butaliyani. Turebere hamwe itorwa rya Papa mushya. Ni nyuma yaho Papa wari usanzwe Papa Francisco yaraye yitabye Imana cyangwa se ejo tariki 21 z'uku kwezi kwa kane 2025 yitabye Imana. Kugira ngo Papa atorwa mu bakardinali. Uyu munsi Kiliziya Gatolika ifite abakardinali bagera muri 252. Nibo abakardinali Kiliziya Gatolika ifite. Ni ukuvuga ngo umukardinali ufite imyaka kuva kuri 80 kuzamura ntashobora gutora. Iri ni itegeko ryashizweho na Papa Paul wa gatandatu mu 1970. Niwe wemeje rino, ariko riza kwemezwa n'abandi ba Papa bamukurikiye. Ni ukuvuga ngo kuva mu 1970 Papa ufite imyaka 80 ntabwo atora. Icyo akora ashobora gutorwa, ariko nabwo ni rare, ntabwo bikunze kubaho, ariko rimwe na rimwe ashobora gutorwa. Kuvuga ngo Papa ufite imyaka 80 cyangwa se urengejeho ashobora gutorwa, ariko ntabwo bikunze kubaho. Ariko bo ntibatora, bafite imyaka iri munsi ya 80 ni 135. Bivuze ngo bano bakardinali bashobora gutora. Niko bimeze. Umuhango wo gutora Papa witwa Papo Conclave. Niwe muhango wo gutora Papa. Bigenda bite? Turaza kukubwira intambwe zigera mu 9 zo gutora Papa. Ariko mbere yo kuzikubwira, nanone turaza no kukubwira abakandida. Buriya uko bisanzwe mbere y'amatora hakunze kuvugwa abantu bahabwa amahirwe yo gutorwamo. Uyu mwaka ni nako bimeze nabwo. Hari abakardinali bagera mu 8 batekereza ko bashobora gutorwamo Papa. Ni kimwe n'ahandi hantu hose hari amatora. Murabizi niyo abakandida biyamamaza ku umwanya mukuru w'igihugu, byanga bikunda haruhabwa amahirwe kurusha abandi. Na mbere yuko abantu biyamamaza, byanga bikunda haraba bahabwa amahirwe mbere y'abandi. Ugatekereza ati wenda uriya kanaka yiyamamaje ashobora gutorwa. Ni kimwe haba mu nzego zikomeye ndetse n'izoroheje. Yewe kugeza no ku buyobozi bwa koperative isanzwe. Abantu iyo bavuze ngo hazaba amatora, abayobozi runaka, abantu batangiye kugenda babaha amahirwe, ukavuga ati byanga bikunda kanaka ashobora kuzatuyobora. Kandi 90% wa wundi uhabwa amahirwe birangira ari uyoboye. Mu bapapa rero nabo niko bimeze uyu mwaka. Hari abakardinali bagera mu 8 batekereza ko bashobora kuzatorwamo Papa. Ni nako byagenze n'ubushize ubwo Papa Francisco yatorwaga. N'ubundi nawe yari mu bakandida batekereza ko begereye Papa bashobora gutorwamo. Byarangiye n'ubundi nawe atowe. Ni ibisanzwe ibyo ngibyo mu matora. Turaza kubakubwira. Ariko mbere ko tukubwira abakandida batekerezwa ko bashobora kuzasimbura Papa Francisco, reka tubanze tukubwire intambwe zigera mu 9. Ni intambwe 9 ubundi ni steps kugira ngo Papa abashe gutorwa. Hari step ya mbere, hari intambwe ya mbere, intambwe ya kabiri, cyangwa se ni imihango, ni ibintu bikorwa yuko ibikorwa bigenda bikurikirana kugira ngo Papa atorwe. Kugira ngo Papa atorwe, ikintu cya mbere ni urupfu cyangwa kwegura kwa Papa. Amatora ya Papa mushya atangira igihe Papa uriho yapfuye cyangwa se yeguye ku bushake bwe. Ko kuri Papa Benedicto wa 16 we yareguye muri 2013, uyu wasimbuwe na Papa Francisco. Gusa mbere nubwo tutajya mu mateka yose y'abapapa, wenda igihe nikidukundira tuzabigarukaho, hari abapapa bigeze bakirukanwa na leta y'Ubutaliyani. Icyo gihe ntago byari bimeze nk'uko kino gihe. Noneho Vatikani irigenga. Kera ntago Vatikani yigengaga. Wasangaga politike ya leta y'Ubutaliyani ndetse na politike mpuzamahanga ishobora kuinfluensa Kiliziya Gatolika, ugasanga Papa arirukanwe ku mpamvu za politiki. Nabo hari igihe kigeze kibaho ugasanga abapapa barivanga mu bintu bya politike, ugasanga bashwanye n'abaperezida bari bayoboye Ubutaliyani, ugasanga bimuviremo kweguzwa cyangwa se guhatirwa kwegura. Ndetse hari n'abigeze beguzwa bashinjwa ubusambanyi. Wenda igihe nikidukundira tuzabireba uko byagiye bigenda. Ariko uyu munsi tugiye kureba intambwe 9 nizo duheraho kugira ngo Papa mushya atorwe anatangazwe aje mu mirimo ye. Ni ukuvuga ngo iyo Papa rero kugira ngo batore Papa hari etape cyangwa se steps 9 zikorwa. Ni ibice 9 bigenga nyine amatora kugira ngo habeho amatora. Mbere y'amatora kugeza Papa mushya abonetse, ikintu cya mbere ni urupfu cyangwa kwegura kwa Papa. Mu yandi magambo, Papa agomba kuba yapfuye birumvikana, cyangwa se yeguye ku bushake bwe nk'uko byagenze muri 2013 ubwo Papa Benedicto wa 16 yeguraga.
gusa kera hari n'igihe abapapa birukanwaga cyangwa bakeguzwa, ariko gusa ntibiherutse, ni mu myaka mbere y'imyaka igihumbi ibi byabagaho. Icyo gihe kiliziya Vatikani yari itarigenga, kandi kiliziya gatolika yari ikicivanga cyane mu bintu bya politike, cyangwa se ugasanga na politike y'igihugu cy'Ubutaliyani nayo yivanga cyane mu miyoborere ya kiliziya gatolika. Noneho rero ugasanga habaye rimwe na rimwe ubugambanyi kuri kiliziya gatolika, ikaba yagambanira ubutegetsi buriho mu Butaliyani mu gihe kubera ko wenda buyibangamiye, cyangwa se ugasanga n'ubutegetsi bw'Ubutaliyani icyo gihe bwabashaga kwivanga byoroshye mu miyoborere ya kiliziya gatolika. Ugasanga ikintu cya papa kiragoye, higeze habaho n'abapapa babiri kubera ayo makimbirane nyine. Gusa mu myaka ya vuba ntabwo ibyo biherutse. Rero bivuze ngo ubu ngubu ikintu kirebwaho cyane kugira ngo papa atorwe, uwuhari agomba kuba yapfuye cyangwa se yeguye. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri ni icyo bita mu Gitaliyani cyangwa se mu kirimi cyabo cy'Ikilatina cyitwa sede vacante. Sede vacante ni ukuvuga ngo ni intebe ya papa iriho ubusa, ni igihe nta mushumba wa kiliziya gatolika ku isi uba uriho. Hano bigenda bite? Ni ukuvuga ngo baba bakora icyo bita umukardinari ushinzwe ibya papa, cyangwa mbese umukardinari mukuru mu bandi bakardinari, niwe rero ufata inshingano za kiliziya gatolika muri kino gihe papa aba yatangaje ko yapfuye. Icya kabiri ni gufata impeta ya papa igateshwa agaciro cyangwa se ikabakorotire burundu, kugira ngo hatagira undi muntu ushobora kuyikoresha mu nyandiko z'ibinyoma cyangwa se izindi. No kuba nk'ikimenyetso nka kashe, ni nk'ibisanzwe no mu bindi bigo bisanzwe. Iyo mwataye kashe mushobora kwandika mugatangaza kuko iyo kashe yahindutse, kugira ngo n'undi muntu wese wabona inyandiko iriho ya kashe ya mbere azamenye ko kashe yahindutse, cyangwa se kimwe n'ibirango bisanzwe. Gatatu rero habaho icyo bita inama rusange y'abakardinari. Ni ukuvuga ngo iyo papa yapfuye birumvikana automatique makardinari mukuru ahita afata inshingano za papa, agatangira gukora imirimo y'ibanze, kuko nk'ubu tuvugana mu kibuga cya Bazilika ya Mutagatifu Petero, ubu tuvuga hari abantu bahicaye kuzageza igihe papa mushya azatorerwa, nicyo gihe bazahava bagenda basimburana, ariko usanga haba huzuye. Ubu ngubu tuvugana hari abarahari baharara bakahirwa, bakaharara bakahirirwa, kuzageza igihe hazatorwa papa mushya bakamutangarizwa, nawe akagira icyo ababwira, akabahesha umugisha bwa mbere bakabona kugenda. Bigenda bite rero? Inama rusange y'abakardinari, icyo bita General Congregation y'abakardinali, bava ku isi yose. Ni ukuvuga ngo hari abakardinari uyu munsi kiliziya gatolika nk'uko twabikubwiye, abakardinari bagera muri 252 nibo bakardinari kiliziya gatolika ifite uyu munsi. Rero abakardinari bose bahamagarwa kujya i Roma, bakarara mu nama rusange zigamije ibintu bitatu. Ni ukuvuga ngo inama z'abakardinari nyuma y'urupfu rwa papa ziba zigamije ibintu bitatu. Icya mbere ni ukugena itariki y'intangiriro y'itangira rya conclave. Conclave tukwibutse kuko ni amatora ya papa. Gutora papa babyita uriya muhango wo kumutora babyita conclave, cyangwa se kwinjira mu nzu y'amatora ya papa. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni ugusesengura ibyifuzo n'ibikenewe muri kiliziya gatolika. Ibi nabyo baricara bakabisesengura bakabishyira ku murongo. Gatatu ni ugusangira ibitekerezo ku miterere y'umushumba kiliziya gatolika ikeneye ubu ngubu. Byose barabiganiraho b'abakardinari bose mu nama y'abakardinari. Intambwe ya kane cyangwa se step ya kane ni ugutegura amatora, icyo twise conclave, gutora papa. Kino rero nacyo ni step ikomeye cyane, ifite nayo ibigenga. Ni ukuvuga ngo abakardinari bari munsi y'imyaka 80 nibo bemerewe gutora, ntibarenga 120. Iki ni itegeko rya Vatikani. Byibura muri abo ngabo hagomba kuba byibura hakajyamo 120. Inzu y'amatora ni chapelle system. Iyi ni inzu y'amatora, irafungwa neza, igashyirwamo ibikoresho birinda ubujura, ibyo bita bug detector na blocker, bakareba nimba nta kintu na kimwe cyatuma ibiri gukorerwamo imbere bishobora gusohoka hanze. Hanyuma gatatu, buri mukardinari arahira
ko azagumana ibanga ry'amatora. Kuvuga ngo bino bintu bikorwa mbere, umukardinali akajya hariya akarahira akavuga ati ibirimo hano cyangwa se bigiye gukorerwamo hano rwose nzabizigama, ntabwo nzigera mena ibanga. Kane, nta telefone, nta interinete cyangwa se guhanahana amakuru byemewe muri iriya nzu y'amatora mu gihe cya conclave. Kuvuga ngo ntabwo byemewe, ntibinakorwa. Bino byose barabirahirira kandi bagahakikisha kuko nta kintu cyatuma icyo bita breach of information, hari amakuru runaka ashobora kujya hanze. Kuvuga ngo binjiramo, haba harimo buri kimwe cyose, bakazavamo papa yabonetse. Bano bakardinali bemerewe gutora. 5 rero, intambwe ya 5 ni ukwinjira mu nzu y'amatora. Kwinjira mu nzu y'amatora nibyo navuze, abakardinali binjira mu gitambaro cya conclave cyangwa se mu nzu ya conclave baririmba indirimbo ya Roho Mutagatifu yitwa Veni Quieta Spiritus. Ni indirimbo baririmba mu gihe bari kwinjira muri iriya nzu y'amatora. Ni ukuvuga ngo twakubwiye ko muri iriya nzu y'amatora ikintu cya mbere nta mukardinali ufite imyaka 80 winjiramo. Icya kabiri bagomba kuba abakardinali nibura 120. Ikindi inzu y'amatora ni chapelle Sistine, irafungwa neza. No kuba mu yandi magambo barareba neza kuko nta kintu cyatuma breach of information, hari amakuru ashobora kujya hanze. Hanyuma buri mukardinali wese akarahira, bagahakikisha kuko nta telefone, nta interinete cyangwa se ikindi kintu cyose cyatuma abantu bahanahana amakuru umuntu afite. Hanyuma nicyo gihe haza ino step yindi. Hanyuma rero noneho nicyo gihe haza ino step ya 5 yitwa noneho kwinjira mu nzu y'amatora, Sistine Chapelle. N'abapano kuvuga ngo abakardinali bose bagomba kwinjiramo, binjira muri ya conclave nyine wa mwanya wo gutora. Hanyuma bakinjira baririmba ya ndirimbo ya Roho Mutagatifu yitwa Veni Quieta Spiritus. Noneho buri wese arahira ko azaba inyangamugayo kandi akazagira ibanga kuko twavuze. Noneho azatora akanavuga ko azatora umuntu yizeye atabogamye. Ibintu byose no kuvuga ngo abivuga mbere, avuga ati nzatora umuntu nizeye kandi sinzigera mbogama. Ibi nibyo bikorwa muri etape ya 5. Hanyuma muri etape ya 6 noneho ni uburyo bwo gutora. Scrutiny ni uburyo bwo gutora. Bigenda bite? Buri munsi habaho amatora. Ni uburyo amatora agera kuri 4, 2 mu gitondo na 2 nimugoroba. Kuvuga ngo mbere ya saa sita batora inshuro 2 na nyuma ya saa sita bagatora inshuro 2. Kukiri tuvuga ngo buri munsi haba amatora, no kuvuga ngo baratora kugeza igihe umupapa umwe agomba kugira 2 bya 3. Kuvuga ngo mu yandi magambo hagomba kuba umukandida urusha abandi no mu bintu byo gutora perezida wa Repubulika. Murabizi iyo ntawagaje 50% amatora asubirwamo. Icyo gihe baba bafite uburyo babigenza, bagafata abakandida bagize amajwi yo hejuru bagahatana, noneho kugeza nyine habonetse ugomba guhiga abandi. Byanga bikunda birumvikana ko nta bantu babiri banganya amajwi ngo bikunde. Iyo hari umwe warushije undi amajwi, noneho nicyo gihe bagira gute, bavuga ko yatsinze. Rero no mu bapapa binjiramo bagatora, hataboneka urusha abandi amajwi cyangwa se hataboneka papa, bakongera bagatora. Noneho iyo nta uraboneka batora inshuro 2 mbere ya saa sita n'inshuro 2 ku mugoroba. Uko itora rikorwa gute? Buri mukandida yandika izina ry'uwo atoye. Buri mukardinali buri mukardinali yandika izina ry'umukandida atoye ku rupapuro rudasanzwe. Hanyuma akarufunga bisanzwe birumvikana, twega turaruzingazinga mu gihe cy'amatora. Hanyuma akarushira ku isahani idasanzwe, ni vuba ni isahani yabugenewe. Hanyuma akarushira mu gikombe cyabugenewe cyangwa se n'ingisanduku y'amatora. Abakardinali 3 nibo babarura amajwi. Noneho bagasoma buri zina, hanyuma bagakora raporo. Amakarita yose y'amajwi ahurizwa hamwe, agateranywa, hanyuma agatwikwa. Etape rero ya 7 ni uburyo bamenyesha abantu uko resultat zagenze.
ni ukuvuga ngo abantu bamenyera resulta ku mwotsi uzamuka uva muri ya nzu yo gutoreramo. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'itora amakarita aratwikwa. Mbere ya saa sita haba amatora inshuro ebyiri. Ni ukuvuga ngo hagomba kuzamuka umwotsi inshuro ebyiri mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita nuko. Ni ukuvuga ngo umwotsi w'umukara ufatwa ni nta papa watowe. Umwotsi w'umweru papa bayagize gute aba yatowe. Kuvuga ngo haba habonetse papa mushya. Abantu bagiye bakurikirana amatora ya papa hari hanze muri bari abantu baba bari mu kibuga hanze cya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Iyo hazamutse umwotsi w'umukara baratuza bareba bakamenya ko nta papa urabonetse, kugeza igihe hazamutse umwotsi w'umweru bavugiriza induru rimwe bose bagakoma mu mashyi bafite amatsiko no kumenya papa mushya watowe. Noneho hari ibintu bongeramo birumvikana, bongeramo imiti ituma umwotsi uboneka neza kugira ngo abaturage bamenye neza icyabaye. Ni ukuvuga ngo iyo nta papa watowe bongeramo ibintu bituma umwotsi w'umukara cyane, papa yaba yatowe bakongeramo ibintu bituma hazamuka umwotsi w'umweru ku buryo bidatera urujijo. Uzi ko uramutse utwitse ibintu byose wiboneye umwotsi ntiwabasha kuwutandukanya. Ariko hari ibintu ushobora gutwika bikazamura umwotsi w'umweru, hari n'ibintu ushobora gutwika bikazamura umwotsi w'umukara. Nabo niko babigenza. Hanyuma ku etape ya 8 gutorerwa kuba papa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu atorerwe cyangwa se agomba kuba papa, agomba kuba afite amajwi 2/4 by'amajwi y'abatoye. Urugero, mu bantu 120 bisaba nibura kugira amajwi 80. Iyo hari umuntu wagize amajwi 80 rero birumvikana ko agira gute niwe uhita atangazwa ko yabaye papa. Hanyuma umuyobozi w'inama aramubaza kuvuga ngo kugutora ntibihagije kuvuga ngo ubaye papa, ugomba no kubyiyemerera. Bashaka kugutora warangiza ukisubira. Umuyobozi w'inama arakubaza, ese wemera gutorerwa kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika? Bino bikorwa iyo wagize amajwi nyine 2/3 bikagaragara kuko watowe, hahita haza ino step. Ino etape rero bahita bakubaza, ese wemera kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika? Hanyuma iyo uvuze ngo ndemera cyangwa se ndabyemera, ahita atoranya papa. Noneho bahita baguha urugari, noneho ugahita utora izina ryawe ry'ubupapa. Ni wowe uryihitiramo izina ry'ubupapa. Nguyu watowe yahisemo Francisco, noneho uwushize yari Benedict, uwo yasimbuye yari Papa Paul wa kabiri. Bivuga ngo ni izina ry'ubupapa utora. Ku bantu bazi uburyo amateka y'ingoma za cyami mu Rwanda, habaga amazina yawe bwite, hakaba n'izina ry'ubwami. Izina ry'ubwami rero kimwe wumva ngo Kigeli wa gatanu, Mutara wa kangahe, biriya ari amazina y'ubwami, ntabwo yari amazina y'umuntu bwite. Rero na hano mu bupapa rero utora izina ry'ubupapa. Iyo umaze gutora rero, iyo wembeye ukavuga ngo bamaze kukubaza uratowe ugize amajwi 2/3, babonye ko ari wowe utowe, barakubaza ukabyemerera nakawe wemera kuba papa cyangwa se wemera kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi. Yego ndabyemera. Barangiza bakaguhitamo, bakagusaba gutora izina, uhita utora izina ryawe. Iyo umaze gutora izina ry'ubupapa rero nta kindi kiba gisigaye uretse kugusohora bakagutangariza abantu. Mbere yuko usohoka ukajya hanze kujya kugutangariza isi, papa mushya ajyanwa mu cyumba cy'amarira, bakita ngo icyumba cy'amarira. Hanyuma aho yitegura no gusenga. Yamara kwitegura no gusenga, hanyuma ajya ku muryango wa Bazilika ya Mutagatifu Petero i Vatican. Iyo rero ageze ku muryango wa Bazilika ya Mutagatifu Petero, umukardinali mukuru w'abakardinali aratangaza ati, Habemus Papam, ni ukuvuga ngo ni mu Kilatini, dufite papa mushya. Iyo avuze ngo dufite papa mushya rero, papa mushya atanga umugisha we wa mbere witwa Uri and Oribi, kujya mu mujyi. Ni ukuvuga ngo ni ku mujyi no ku isi yose. Hano noneho papa icyo akoze agatangariza isi, nawe hanyuma hakaza wa muhango wo kuvuga ngo papa agatanga umugisha. Iyo amaze gutanga umugisha ku bantu bose, umugisha hanyuma ahita aba yabaye papa mushya, birumvikana. Yego, nuko niko steps zigenda zo gutora papa mushyashya.
Hanyuma rero birumvikana iyo umuyobozi apfuye, yeguye cyangwa se yirukanywe agomba gusimburwa. Niko bimeze no kuri Vatican birazwi, iyo papa apfuye, yeguye cyangwa se na mbere barabirukana nko twabivuze, nawe arasimburwa. Hanyuma rero uyu munsi ariko abakandida hari abatekereza ko bashobora kumusimbura bari ku mwanya w'imbere. Nk'uyu munsi hari abakandida bagera mu 8 batekereza ko bashobora kuzaba uzatorwa akaba papa. Uwa mbere ni Cardinal Pietro Parole, ni Umutaliyani. Uyu nguyu umwanya we ubu nyine uyu munsi tuvugana niyo munyamabanga wa leta ya Vatican, mu yandi magambo niwe wasigariye papa uyu munsi. Azwiho ubuhamya mu bya diplomasi, cyo ni ikintu cya mbere azwiho. Kuba hafi ya Papa Francisco, ni ukuvuga ngo yari umunyamabanga we birumvikana kandi yari bugufi bwe, no kuyobora imirimo ya leta ya Vatican mu buryo bwa hafi. Uyu ni umwe mu bantu ba mbere batekereza ko bashobora gusimbura Papa Francisco waraye witabye Imana. Uwa kabiri ni Cardinal Luis Antonio Tagle, ni wo muri Philippines. Tukwibutsa ko Philippines buri mu gihugu cyo muri Asia ariko gifite abakatolike benshi cyane, ndetse nimba warakwikaye n'ikiganiro cyacu twavuze kuri Pasika, iracyafite n'abantu bagikomeza imihango ya Pasika cyane, ku buryo bamwe bemera gukubita imibiri yabo ngo bibabaze bisanishe na Yesu. Hari n'abemera gutwikwa, noneho kugira ngo n'abemera gutwikwa n'abemera kubambwa kugira ngo bagere ikirenge mu cya Yesu, ngo baba bari mu mubabaro ku Yesu yababaye. Rero hano hari umukardinale witwa Luis Antonio Tagle, wo muri Philippines. Umwanya afite uyu munsi ni umuyobozi wa dikasteri ishinzwe kwamamaza ivanjiri muri Vatican. Hanyuma azwiho kuba umuntu w'ubwenge, ukunzwe cyane mu itangazamakuru, kandi afite icyerekezo cyagutse cy'isi. N'umwe mu bakandida bakomeye bo muri Aziya, kuko nyine Philippines iri muri Asia. Rero aratekereza nk'umuntu ushobora kuzasimbura Papa Francisco. Hanyuma mu Cardinal wa gatatu utekereza ko ashobora kumusimbura ni Cardinal Matteo Zuppi, ni Umutaliyani nawe. Uyu nguyu umwanya afite uyu munsi ni arkepiskopi wa Bologna na perezida w'inama y'abepiskopi b'Ubutaliyani. Uyu nguyu nawe afite umwanya ukomeye. Hanyuma azwiho gushyigikira ubutabera n'imibereho myiza, ibikorwa by'amahoro ndetse n'umubano yango wa Saint Egidio, uzwiho ibikorwa by'amahoro. Ni ukuvuga ngo buri mupapa wese cyangwa se buri mukardinale wese aba afite ikintu azwiho. Kuvuga ngo hari ukunda ibintu by'amahoro, ukora mu bintu byo kunga abantu, hari uzwi muri diplomasi, hari uzwi mu bihe bikorwa. Rero niyo mpamvu bavuga ngo uyu nguyu azwiho kino gikorwa, gitekerezo ko ashobora kuba impamvu ituma atorwa. Rero uyu nguyu nawe ni ibingibi azwiho. Umukandida wa kane utekereza ko ashobora gusimbura Papa Francisco ni Cardinal Peter Turkson. Peter Turkson ni umunyafurika, ni umunyagana. Yahoze ari umuyobozi wa dikasteri ishinzwe iterambere rirambye muri Vatican. Hanyuma azwiho ubumenyi buhanitse, ubuhanga mu kuvuga ku bibazo by'isi no guhagararira umugabane wa Afurika. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukardinale ukomeye utekerezwa ko ashobora gusimbura Papa Francisco, akaba ari umunyagana. Nawe ari mu bantu bakandida, afite umwanya wa 4 mu bantu bahabwa amahirwe bashobora gusimbura Papa Francisco. Uwa gatanu ni Cardinal Robert Sarah wo muri Guinea. Yahoze nawe ni umunyafurika, yahoze ari umuyobozi wa dikasteri ishinzwe imigenzo y'amasakramento muri Kiliziya Gatolika cyangwa muri Vatican. Azwiho imyemerere ishingiye ku mahame gakondo ya Kiliziya, akunzwe cyane n'abakirisitu bifuza gukomeza uwo murongo. Kuvuga ngo abakonservateri muri Kiliziya Gatolika, uyu mukardinale witwa Robert Sarah wo muri Guinea bamwiyumvamo cyane kandi baramukunze. Uwa gatandatu ni Cardinal Christoph Schobon. Christoph Schobon ni uwo muri Autriche. Uyu ni umunya Autriche. Afite uyu munsi ni arkepiskopi wa Vienna, birumvikana wo muri Autriche. Hanyuma azwiho kuba umuhanga mu by'iyobokamana, guhuza impande zinyuranye no kuba yarayoboye itsinda ryateguye
katekisimu ya Kiliziya Gatolika. Ni ukuvuga ngo urumva ari mu bantu bavuguruye iyo katekisimu ya Kiliziya Gatolika. Byanga bikunda nawe urumva ko ari umwe mu bahanga bakomeye, akaba uwo muri Autriche, akaba ari archiepiscopi wa Vienna. Uwa karindwi umukardinali utekereza ko ashobora kuyobora gusimbura Papa Francisco ni Cardinal Jean-Claude Horich. Jean-Claude Horich ni wo muri Luxembourg. Uyu umwanya afite uyu munsi ni perezida w'inama y'abepiskopi b'Uburayi komese, azwiho kuganira ku bibazo by'iki gihe nk'ibijyanye n'uburinganire n'imibanire y'abantu ndetse no kugira ijwi rikomeye mu Burayi. Urumva no mukardinali ukomeye n'uyoboye n'ubundi inama, ni perezida w'inama y'abepiskopi wo mu Burayi, kimwe n'uriya w'umunyagana nawe uyoboye iya Afurika. Hanyuma kardinali wa munani utekereza ko ashobora kusimbura Papa Francisco ni Cardinal Sir Patrick O'Malley wo muri Amerika. Uyu umwanya afite ni archiepiscopi wa Boston ni muri Amerika, azwiho guharanira kurwanya ihohotera ryakozwe na bamwe mu bihaye Imana. Bino byagiye bivugwa cyane ko hari abapadiri ndetse n'abandi bihaye Imana muri Kiliziya Gatolika bagiye bahohotera abana batoya ndetse n'abarega ubutinganyi n'ibindi. Rero uyu nguyu azwiho kubarwanya ndetse akaba n'umwe mu bagize inama yihariye y'abajyanama ba Papa Francisco. Ibi rero nibyo dushobora kukubwira kuri uyu umushumba mushya wa Kiliziya Gatolika atorwa n'inama y'abakardinali, yitwa conclave, igihe Papa uriho yeguye cyangwa yapfuye nk'uko twabivuze. Nubwo hari abakandida bavugwa cyane, bishoboka ko hashirwaho undi utari kuri runo rutonde kuko byagenze igihe hatorwaga Papa Francisco. Hanyuma uwifuza ko mbese aba bose gusa muri Kiliziya Gatolika ntago bivuze ko abakardinali aribo batorwa gusa n'abapapa. Oya, n'undi muntu muyoboke wa Kiliziya Gatolika itegeko ntago rimubuza kuba yatorwa, ariko birumvikana kubera kuko nta mahirwe bafite menshi kubera ko ntajya mu bakandida, ntajya mu cyumba cy'abatora. Gusa baramutse bamuhisemo bakavuga ngo hari umuntu tuzi ushobora kutuyobora, nawe yaba nta tegeko rimukumira, yatorwa akaba papa uyobora Kiliziya Gatolika ku isi. Reka tugushimire rero, gusa dusoza tukubwire ko Kiliziya Gatolika buriya yayoboyewe n'abapapa kuva yatangira kugeza uyu munsi imaze kuyoborwa n'abapapa bagera muri 266. Kandi ni ukuvuga ngo iyo bavuze abapapa baba bahereye kuri Saint Peter, ni ukuvuga ngo ku ntumwa Petero nibo baheraho bagakomeza bakageza uyu munsi, bakabara abapapa bahereye kuri Petero ubwe kugeza uyu munsi, bakavuga ko bamaze Kiliziya Gatolika imaze kuyoborwa n'abapapa bagera muri 266. Uyu ni ukuvuga ngo uzatorwa uyu mwaka azaba ari umupapa wa 267. Kuvuga ngo Papa Francisco uyu nguyu ni wari wa 66. Bivuga ngo abapapa kugeza uyu munsi, abapapa bamaze guhera kuri Saint Peter cyangwa se ku ntumwa Petero kugeza uyu munsi, Papa Francisco kuva kuri Petero kugeza uyu munsi. Petero niwe wa mbere, intumwa Petero yaguye i Roma, anahambwa hari ahantu bubatse iriya Kiliziya, iriya Bazilika ya Mutagatifu nyine Petero yamwitiriwe. Bivuga ko iriya Bazilika ya Mutagatifu yubatse hejuru y'igituro cya Petero. Rero kuva igihe cya Petero kugeza uyu munsi, uyu Papa Francisco ni uwa 266 uri butorwe muri kino cyumweru cyangwa se mu byumweru bibiri biri imbere, azaba Papa wa 267.